abafana ba Arsenal muri he muze tuganire rwose, muze tuganire, twinjire muri iyi kipe ikunzwe n'abanyarwanda, muri iyi kipe ewa niri mu mwaka w'amavuta. Ni ikipe iri ku mwanya wa mbere muri Premier League, irarusha Man City amanota 4. Muze tuganire kabisa. Hanyuma rero muri Arsenal witwa Gabriel Magalhaes, uyu mudefanseri yabaye umudefanseri mwiza, cyangwa se yahembwe nk'umudefanseri mwiza, ariko noneho by'umwihariko nk'umukinnyi mwiza muri Arsenal mu kwezi kwa 10. Umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 10 ni Gabriel Magalhaes, umudefanseri. Biratangaje cyane, ariko nk'ikipe itinjizwa, nk'ikipe imara imikino myinshi itinjizwa, birumvikana ko bifite ishingiro Patrick. cyane bifite ishingiro kubera ko uyu mudefenseri kuvaje muri equipe ya Arsenal ubona ko ari umudefenseri wagiye ufasha. Twabonye stability muri equipe ya Arsenal kuva ahageze, noneho tubona partnership hagati ye ndetse no bita William Saliba, umudefenseri utaragiye agira ibibazo by'imvune byinshi cyane bigereranyije n'abandi ba defenseri, bigaragaza ko rwose ni umudefenseri wari ukwiye kuba umudefenseri nyine mwiza cyane muri equipe ya Arsenal. Igiye kureba iyi equipe ya Arsenal bijyanye nuko yagiye yitwara muri iki gihe cyangwa se muri iyi season, mu mikino 11 imaze gukina ikaba imaze gutakazamo umukino umwe, imaze konganya game 2, bigaragaza ko bita Gabriel Magalhaes nta washidikanya ku bushobozi cyangwa se kubyo ari gufasha equipe ya Arsenal kugeza aka kanya. Ni umusore ufite imyaka 27. Iyo ugiye kureba muri parcours ye y'imikinire, kunyura muri equipe ya Lille, agatizwa muri equipe ya Troyes, akajya muri equipe ya Dinamo Zagreb, bigaragaza ko yaje muri equipe ya Arsenal bamwiteze ibintu bikomeye cyane cyangwa se byinshi cyane. Kuri defense rero kubitega tsinda ni umukinnyi mwiza cyane, mbere na mbere wavuga no mu gihugu cy'Ubwongereza sofa ngiye ku bwanjye navuga ko ari we muntu mwiza cyane kubigendanye na set pieces, kuko ibitega tsinda ndetse n'ama assist atanga akoresheje umutwe kuri set pieces, kuri kufura, kuri corner se, ubona ko ari umukinnyi ufite icyo kintu cyo kuba yabikora. Ikindi ni umukinnyi ubona ko yamaze guhabura aba adversaire bahuye n'ikipe ya Arsenal, babarwana nuko baza kumubuza gutsinda, atsinda nyine ibyo bitego bya set pieces. Rero kuri we ndetse na William Saliba ubona ko bamaze kubaka partnership hagati yabo, ari nabyo byatumye equipe ya Arsenal igira stability mu mutima wa defense wayo. Navuga ko kuba yaba umukinnyi w'ukwezi, kuko equipe ya Arsenal ni equipe yitwaye neza cyane, itsinda game 3 zose yakinnye mu kwezi kwa 10. Sino kuvuga ngo mu kwezi kwa 10 gusa, kuko no muri iyi season ubona ko ari equipe nziza cyane, gutsinda game 10 mu firirizo, kakora clean sheet 8, kwinjiza ibitego barabyinjiza, kwinjizwa amaze kwinjizwa 5, iyo equipe imaze kwinjizwa ibitego bike, kuri cyo ni equipe ya Man City imaze kwinjizwa ibitego 8, bigaragaza ko ni equipe nziza cyane mu bigendanye no kudefanda ariko no gutsinda ibitego. Muri ibyo bitego batsinda harimo n'ibitego by'abataka, kubera ko tuvuga ko byibura abakinnyi 11 batandukanye bo muri equipe ya Arsenal nibo bagiye batsinda. Muri abakinnyi 11 n'abadefenseri barimo ba Julian Timber baratsinze, ba Calafiori baratsinda, ba uyu Magalhaes yaratsinze. Ubona ko nyine equipe ya Arsenal muri iyi season ikikwereka ko equipe yamaze kuba nziza muri departement hose, ubuvuga ko harimo umukinnyi mwiza cyane. Akakanya tugiye kuri mediane yabo, ni equipe ifite umumediateri mwiza, Martin Zubimendi, Declan Rice ni umukinnyi mwiza. Iyo ugiye muri atake ubona ko afite umwataka mwiza, Victor Kresh kuva yaza atamenyereye shampiyona y'Abongereza, uburyo arimo aritwara kugeza aka kanya navuga ko atari bibi. Navuga ko rero kuba umukinnyi mwiza cyane muri equipe ya Arsenal, ku ruhande rumwe mbere na mbere no kumwongerera motivation, no kumutera motivation cyangwa se kumwongerera imbaraga kugira ngo bahagaciro nyine ibyo bintu arimo arabakorera muri equipe ya Arsenal, kuko kwitwara neza ni kimwe, ariko no kugira ngo abantu muri kumwe bakwereke ko ibyo bintu uri gukora barimo barabibona, birimo biragaragara. Ibyo bintu ne equipe ya Arsenal bikoze. Kuba rero ya mukinnyi w'ukwezi rwose navuga ko ari kubimerita cyane bijyanye nuko ari kwitwara muri equipe ya Arsenal muri iyi minsi, gutsinda ibitego, gutuma equipe ya Arsenal ikora izo clean sheet, kuko muri clean sheet 8 bakoze uwo bita Gabriel Magalhaes abari mu kibuga, kandi numwe mu bagira uruhare kugira ngo bakore izo clean sheet. Navuga ko rwose ibyo bintu ni inkuru nyine yumvikana neza, kubera kuko yitwaye ni ibintu nyine bigaragara ko yagombaga kuba umukinnyi ukweze muri equipe ya Arsenal. Nubwo tutakirengagiza ko ari abandi bakinnyi ba Arsenal bitwaye neza, ariko Gabriel Magalhaes bijyanye nuko yitwaraga mu myaka ishize kuva ageze muri equipe ya Arsenal, inose ubona ko hari urwego rwamaze kuzamuka kuri we ndetse na Arsenal muri rusange. So Anani, uyu Gabriel Magalhaes kubijyanye n'ama set pieces twirirwa tuvuga kuri Arsenal, numwe mu bakinnyi twakwita ko ari we turufu iremereye cyane ku mutoza Nico Jovel wigisha set pieces muri Arsenal. So Gabriel Magalhaes
kwitwara gutya kuba ari umwe mu bakinnyi nanone bamaze kongera amasezerano muri Arsenal bivuze iki? Yego nibyo kuri Gabriel Magalhaes ugiye kureba kuri Andre Bertrand ndetse na Mikel Arteta nta munsi n'umwe bigeze bagira dute yo kuba Gabriel Magalhaes ari umukinnyi uhagaze neza muri iyi minsi ari nako ari umukinnyi wenda ubafatiye runini mu mushinga wabo by'umwihariko mu kuba bari mu rugamba rwo gushaka ibikombe no kongera kugarura intsinzi hariya kuri Emirates. Ariko nujya kureba nyuma yo kongera amasezerano disizonekeza ko umukinnyi wa Arsenal w'umwaka w'imikino sofa ugiye gutora twese nekeza ko twahita tubona Gabriel Magalhaes nk'umukandida kuko uku kwezi kwa 10 nibyo yabaye umukinnyi w'ukwezi ariko twibuke no mu kwezi kwa 9 niwe wari umukinnyi w'ukwezi wenda ukwezi kwa 8 nibwo kwatanze Karafiori niwe wari umukinnyi w'ukwezi muri equipe ya Arsenal. Bivuze ko mbere na mbere ikintu ugomba kubanza kumva aba defenseur ba Arsenal bari kuba abakinnyi beza b'ukwezi. Ibyo bitaba bikoreka ko secteur ikomeye muri Arsenal sofa ari defense. Nujya kureba kuri Magalhaes rero we utwaye iki gihembe inshuro ebyiri zikurikiranya ugaturira muri uko kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 10 Arsenal match zigera kuri 6 bakinyemo toute competition clean sheet zigera kuri 6. Gabriel Magalhaes match ya Brighton muri Carabao yonyine yakinyemo iminota mike iminota 21 no si iminota mike bijyanye n'icyo resultat ya propose mu minota ibisigaye y'umukino. Nekereza ko rero izo clean sheet 6 uyari umwe mu bakinnyi bari mu kibuga akaba afitemo ibitego bigera igitego kimwe na assist ebyiri harimo na match impeccable muri Champions League aho yabashije kuba atsinda igitego anatanga assist. Arsenal icyura intsinzi ikomeye mu ijoro rya Champions League. Muri Premier League abasha kuba atanga assist nimba nibuka neza ni kuri match ya Fulham. Ubwo mu by'ukuri bitabikwereka icyo umukinnyi ahagarariye muri equipe. Mbona ko rero icyo bivuze nuko Arsenal yahembye uwo yakabe yarahembye. Ubwo turavuga kubijyanye no kumwongera amasezerano ariko nanone ku cyo bivuze ko equipe ya Arsenal byibuze ifite umukinnyi ufite experience kuko nujya kureba ku myaka ya Gabriel Magalhaes 27 basariba ni bato kuri we ba Mosquera ba Pierre Incapi ba Ricardo Carafieri ba LEWIS-SKELLY ba Timba bose bivuze yuko byibuze ni nayo mpamvu twabonye no mu mikino ya Champions League igitandukanye Bilbao ari wambara n'igitambaro cy'ubukapiteni bivuze ko ni umurideri ariko none umurideri noneho byibuze unavugisha icyo ari gutanga mu kibuga Monaco ari imwe mu biri sinye nziza Arsenal yakongera kugarura muri cyagiye ari ifite ba Sol Campbell abakinnyi b'abarideri muri groupe byibuze bikayifasha no muri cyagiye yatangiye kubona ibikombe izajya igira n'ikintu cyo bita kugumana ubusugire bwayo mu bijyanye no gukomeza gukompeta no guhatana kuri Onivo kuko equipe idafite abarideri Cedro uraza ugatwara icyo gikombe kimwe ariko bigasa nkaho ari cyo cyonyine wari utegereje. Ariko iyo ufite abantu bari instilled muri culture abantu bari muri uwo muco wa equipe abantu ufite ubwo iyo leadership nanone ibintu bikabakundira ubuzima akaba afite uburyo yitaba karame mu gihe umutoza mukene Monaco Magalhaes sofa namufata nk'umukinnyi wa saison wa Arsenal ariko nanone n'umukinnyi w'ingenzi no mu cyari Arsenal imerashaka kugeraho no mu myaka 5 bamaze bubakana na Mikel Arteta. So ngoni Gabriel Magalhaes hanyuma tukiri ku ikipe ya Arsenal hari abakinnyi bayo 6 bavunitse Magnifique nabatwerekera abantu abakinnyi 6 bavunitse ariko akakanya bari hafi kugaruka mu kibuga cyangwa se harimo nabenda kugaruka mu kibuga. Uwitwa Victor Gyökeres, Noni Madueke, Martin Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli ndetse na Gabriel Jesus. Aba bakinnyi 6 witwa Gabriel Jesus we ngo ari hafi cyane rwose ngo yiteguye kuza gupushinga ikipe ya Arsenal bakomeze botsi igituta andi makipe. Van Shafi Arsenal kimwe n'andi makipe yose atwara igikombe cya championnat cyangwa igikombe runaka muri tournoi ikiza bagira ni ukutavunikisha cyangwa se n'abakinnyi bavunika bakagaruka ikipe ikiri mu mujyo mwiza ku buryo bahita bayibostinga bakayitera imbaraga igatwara igikombe. Arsenal aba bakinnyi bayo bose nibaza ba Martin Odegaard bakaba bahari, Kai Havertz akaba hari ku buryo yasimbura Victor Gyökeres n'abandi batandukanye. Bivuze iki kuri Arsenal muri iyi season? Arsenal ku mwanya wa mbere akakanya Arsenal yose fan equipe ya mbere twagiye tubigarukaho cyane ko imaze igihe kinini nyuma yo gupangura ikipe ya Liverpool itararekura uyu mwanya. Ni match y'umunsi none muri Premier League tugeze kuri game ya 11 match 11 za Premier League. Iyo ni ikipe ikurikiye uyu munsi none ni Man City iri inyuma ho amanota 4. Ibyo ubwabyo ni ikintu kikumvisha gukora cyane ku ikipe ya Arsenal. Nibyo yaratsikiye muri weekend ishize ku ikipe ya Sunderland haciyemo igihe cy'ikiruhuko ni international break
ni na byiza cyane ku mutoza Arteta nubwo abatoza benshi batabyishimira cyane kubera ko bakunda guhura n'imvune muri ibi bihe mu makipe bivuga abakinnyi baba bagiyemo ariko kiba ari cyo gihe nibura cyo gufataho katamo cyangwa se mukaruhukaho icyo gitutu cya Man City ukabanza ugatuza ugategura nibyo urumva Jose draw yaba abakinnyi bagiye ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal barimo umuvandimwe Gabriel Jesus waherukaga rwose mu ikipe ya Arsenal misi myinshi ishize n'abandi benshi bagiye batandukanye twagiye tugarukaho cyane ariko wareba ukareba muri iyi ekipe ya Arsenal mu mwaka ikintu yitwa ARTETA yakoze ni cya kintu twagiye tugarukaho cyo kuvuga ngo mfite squad nibyo ndibuze kubura Martin Odi mu buri mikino irenze 2-3 ariko nta kibazo ndibugire ndibuze kubura umuvandimwe no Madweki new signing ariko nta kibazo ndibuze kubura umwataka nka Victor Gyökeres ariko ndibubeho Gabriel Martinelli abadahari Leandro Trossard na mizo service ndabona afite Kai Havertz ndibura ukundi kuntu mbihengeka kandi tsinzi boneka icyo nicyo kintu ubundi uwitwa ARTETA yaburaga cyangwa se equipe itwara igikombe ibura cyangwa se ibikeneye nuko ngo ARTETA igihe cyageraga bikagera kuri level tuvuga tuti ARTETA akeneye cya kintu cya squad nini akeneye ikipe mu backing igihe abakinnyi bavunitse ko haranganyaga amaso kareba ukabona Thomas Partey yavunika ukabura undi muntu uza gufasha Thomas Partey yagira ibyago muri defense yagira nk'ikibazo biri Musaliba yagenda twese tukumirwa tukaba tuvuga tuti uyu Ryan ni mwiza kinishitse ari kuzikora ariko aramutse abuze harazande ikibazo ariko uyu munsi guhera ku izamu kugeza ku mwataka umushakira ibitego ikipe isa nkaho idoze ahantu hose ibyo rero ni sawa squad yo nta kibazo tukifiteho umugani wa NDP7 nta gushidikanya ibyo byo byararangiye igihari cyonyine gikomeye ni ukumenya ngo ARTETA iyo ekipe yawe igihe ufite 11 babanzamo beza bahari bagarutse urabitwara gute igihe badahari uribuze kubatwara gute uyu munsi none amanota ku ijana aracyari meza ntarajya mu mutuku wa ARTETA aracyari hejuru ya 45 ku ijana rwose ari muri excellent ariko noneho ikibazo doreraho kiri abeza cyangwa se bamwe mu beza bari mu mvune bagarutse ufite abandi bari bamaze iminsi bakina uko kuza gukora iyo rotation ko ngira ngo manakurikira umupira nagaruka kuvuga gusa ngo Martin Odengo araje ngo yisutereka mu kibuga suko bikora hari ukuntu ikipe imaze iminsi imenyera birumvikana abantu bakumve ngagarutse nyuma international break ngo match ya mbere barahita yitera nagaruka bigenda iyo rotation rero gutiminga uburyo yikoramo ukavuga uti Martin Ode ndamukinisha iminota kuko already ico kizami ARTETA mu minsi ishize cyaramunaniye witwa Martin Ode iyi season isi bwavunitse bwa mbere yaravunitse aragenda nongera aragaruka ARTETA arongera muterekaho bya bintu biremereye by'ibikino byinshi n'iminota myinshi arongera asubirayo none nukureba ese wize icyo kintu uramenya no uburyo uri bubajere kuko na Kai Havertz turi kugarukaho yaraje aravunika aragaruka arongera asubire kubera ikintu cyo kutamenya gute kubimanaginga ubu mutwaro usigaye no kureba ARTETA uri bujere abo bantu iyi minota yo rotation yikore ku buryo agenda kira gake gake agaruka muri system akaza gutera ibyo bigendana n'iki rero n'ihurizo rikomeye cyane kuwitwa ARTETA bitari muri iyi myaka nko kumutoza nka ARTETA gusa ahubwo biri mu myaka yose ishize mu ikipe ya Arsenal gwera kuri season ya nyuma yo gutwara igikombe badatsinzwe 3-4 nyuma ya 2-5-6 kuzamura izo season abantu bakurikira ikipe ya Arsenal babizi neza ko ukwezi k'umukara kuri bo no kwezi kwa 11 uyu munsi wa none ni ku kwezi turimo nibyo international break irageze ariko yitureba next fixtures nizeye na Arsenal iri buze kwakira ikipe ya Tottenham Hotspur iyi ni London derby iyi derby ivuga ibyayo nago wakwikomaga kugatuza ngo uvuge ngo ndatsinda equipe ya Tottenham Hotspur yamaze kutwereka ibimenyetso ikina n'ikipe ya Manchester United kuri refa Thomas Frank n'umutoza mwiza ashobora kuza ukagira ibyaka gukuraho draw iwawe Emirates icyo gihe ikintu bivuze iyitwa Man City yarashe match asigaye minota rimwe ufite kujya ku kiraro Stamford Bridge yego stade yo bishoboka rwose nawe bizi ko wanakubitirwayo ushobora gukaza match ukaba wayitsinda birashoboka cyangwa se ukanakora n'indi draw yego Man City gate kwavas ikugiye imbere sinza aho wayigarurira turi kugera ku kwezi kwa 12 ubwo ibyo tuvuga inyuma gato uwitwa Arne Slot nawe je yaba yabaye seri yatsinze match ze ebyiri afite
already ugatakazamo reka ibyo bintu wenda tujye nko mu mibare abantu babyumve Arsenal bijya bigorana cyane kuri equipe iri imbere kuyibarira imibare nk'iyo abafana bumva bagutera amabuye ariko nukuri guhari muri Premier League tuyibare impamvu tuvuga ibyo bintu turi kubwira Liverpool iri inyuma amanota 8 kuri equipe ya mbere ariko mu ntangiriro za championnat iri imbere amanota 5 kuri equipe iri imbere uyu munsi bivuze iki byarabirandutse Arsenal itakaje amanota anani kwa Tottenham Hotspur igakora draw igatakaza abiri Liverpool igatsinda yadushyiraho izo fixture ama equipe komoje agiye kubakurikiza aza kuzikurikiriza amanota 8 arimo uragiye utakaje kwa Tottenham Hotspur n'urugero ukoze draw sibyo equipe ya Liverpool iratsinze abasigaye amanota 6 icyo gihe utakaje nanone kwa Chelsea ugakubitwa n'urugero yigatsinda abasigaye 3 ubwo radar ikipe yitwa Man City yo yamaze kugenda yakurenze kare yihuse ubwo turi kuvuga iki gihe abadversaire bari gutsinda nicyo kintu turi kugaruka tureba Arteta kina kuyikosora so ibi rero by'imvune twari turi kugarukaho Cedro arana NDP7 nibyo imvune kuzimana jinga n'uburyo abakinnyi bari bugaruke mu kibuga ni kimwe ariko noneho Arteta niba ufite gahunda yo gutwara igikombe uyu mwaka uvuga uti nicyo gihe cya Arsenal hari ikintu utangiye kutwereka watsinda match zikomeye wahozaho wabaho udatsindwa ukwezi kwa 10 wagusoza ariko kwa 11 kwa kundi kumukara kuri wowe fixtures ya kabiri mu kwezi kwa 10 utangiye guscoringwa equipe yitwa Sunderland guteretsemo 2 uku kwezi kumukara kuri Arsenal mu mateka yako ufite Tottenham Hotspur ufite ikipe ya Chelsea niba ushaka gukomveka kuri ku gikombe Arteta urasabwa gufata ikipe ya Tottenham Hotspur utitaye ko ari London Derby Emirates Stadium match kurikiye tuva muri international break yirase uje Stamford Bridge utitaye ibihe barimo n'ibyo bari gushaka bya Big Four rasira yo match utangira ukwezi kwa 12 ikinyuranyo cyawe kitavuyeho aho dutangira gupambana tuvuga tuti ararenga Boxing Day kara gasozi kayo ukwa mbere kuragera match iri bigomba gusobanura ibintu byose ni Emirates wirasira none Liverpool muhanganye ushiramo 11 uhita confirm yego ubwo rero Arteta nicyo kintu ndi kuvuga Anan na Sedna NDP kugaruka kw'abakinnyi ni kimwe no kumenya rotation yabyo ni ikindi ariko none akamenya uburyo ari bubitwarane n'uyu musozi muremure wa fixtures afite z'ukwezi kwa 10 squad ngari ishobora kumuteza sababu cyane kuko ashobora kuza agakora ibara akabasubisha Martin Ode akabazanya ibintu ngo bya 11 ngo burimo Kai Havertz Tottenham agashiduka yaguteretsemo ariko araruhutse Martin Odegaard naza Arsenal izakinita wowe ubibona ubona bitamuteza ikibazo akarwara headache ku mugani w'abatoza kubera guhitamo nabonye na Papa Kai yabikomojeho kuko umwe ni captain nese yarya bench ese azabyitwara niho rero hari Arteta yo kurebera nyine icyemezo icyo kintu Shafa avuze kiranakomese dumbajije wenda izi ni fixtures arakoze magnifique zikurikiraho considering ama equipe 3 ya mbere na equipe ya Liverpool abantu babara muri kuruse cyangwa se batangiye babara muri kuruse bono biracyariho rego haracyari ku mukino wa 11 ntabwo ahita yikura muri kuruse bijyanye n'uburyo yiteguye umwaka izo fixtures abantu barazibona ibyo ngibyo ubirebye ubona ko bishobora kuba bigaragaza yuko equipe ya Arsenal yewe n'ikipe wenda tuvuge ya Liverpool zishobora kuba zifite fixtures zikomeye compared na bagenzi babo agakurikira equipe ya Chelsea ngewe Arsenal siyo ifite fixtures zikomeye Arsenal ifite niyo ya mbere ariko ahandi ndabona bibaye ahandi biranganye wenda hakurikira Chelsea izajya kwa Burnley ikakira na Arsenal iyo nayo ni fixtures ikomeye kuri icyo kintu sasa warumbajije wenda fixtures naho abantu kugira nabo barebe uko bimeze Mikel Arteta nanjye ndamwiteze Cedro nibyo buri wese yaterwa impungenge nibyo twabonye nk'ibimenyetso mu gihe bose bari bahari yaba ari Odegaard sibyo yaba ari na Noni Madueke aho nibo babiri ndibwitseho kubera iki Noni Madueke se zitangira twabonye ko Trossard ndetse nande na Gabriel Martinelli bicajwe akaba ari ukina arinda ajya kujya mu mvune ataratanga iki umusaruro nyine ataremeza mu bifatika assist igitego aho niho turi kuba ataremeza bijyanye n'icyo wenda abantu bavuga bati yaguriye kuba yagira gute yanatanga shuwa cyangwa se option kuri ruhande rwa nimero 11 icyo kijye ku ruhande indi case twabonye iyo Odegaard na Eze bahari Mikel Arteta ajya agira tendance yo kugira misinterpretation ku kijyanye n'uwo yakabanje mu mukino runaka urugero ndi butanga case in point kuri match ya West Ham United na match ya Bilbao yari icyo bita flat midfield
Yego. ba nimero 8 babiri na nimero 6 Zubimendi, Mikel Merino na Declan Rice. Yego. Kuri match ya West Ham naharyoherwa no kuba afite ayo mahitamo, ahitamo uwo bita Declan Rice kuri 6 ni nimero 8, afata Eze na Odegaard. Ku bakunzi ba Arsenal babonye iriya match ntibabibonye yuko mu minota Odegaard ataravunika West Ham nayo yari itangiye kugira ijambo ku mukino. Yego. Yari itangiye kubona yuko kwataka byayorohera, n'imvune ya Odegaard ubwayo yakweretse ko yari agiye gukora inshingano z'icyo adasanzwe amenyerewe. Yagarutse inyuma kujya mu madueli, gutera amatakire, kugarira, birangira avunitse. Nibwo twabonye Eze yinjira na Zubimendi, ubwo Rice ajya kuri nimero 8, Zubimendi ajya kuri 6, Eze akina 10. Twese tubona ko Arsenal noneho ibaye balanced, irabohokewe. Aho niho Mikel Arteta umuntu yavuga ati aba bakinnyi nibagaruka uzamenya kujongira amaturufu akenewe ku mukino runaka. Kuko dore igitumye uwo bita Arne Slot ari inyuma, amanota yose ari inyuma. Nicyo kintu ni ukuba afite options nyinshi zituma yumva yuko amahitamo yose yakora yatanga iki bagomba kuba bari igisubizo, sibyo? Kandi akaba yumva ko hari abakinnyi bubashywe barimo ba Mo, sibyo? Barimo ba Isaac, harimo ba Makalista. Ko Alista yageze igihe amara match nk'enye twese tutabona nivo ye. Dukeneye ko byibuze waba ari umukinnyi wakaruhukije abandi bagakina, ariko aguma mu kibuga kubera iki nicyo twakwita nobility pride. Nuko kuba mfite Alista wamaye igikombe mu kibuga hagati byandutira kuba mfite abandi bose. Icyo tukakibona, turabibona no ku rundi ruhande yuko abakinnyi be bashya barimo Kerkeze na Frimpong ashaka kubaprioritiza. Turabibona yuko Isaac mu igaruka rya gisoza kugira ga fitness 80% yahise ashaka kumwesera muri equipe. Sasa Mikel Arteta ko match ya Bilbao twabonye uburyo wayikuye mu ihembe, ko twabonye uburyo match ya West Ham nayo byari bitangiye gusanga ibigorana bijyanye n'uburyo wapanze equipe mu buryo butari balance, iyi nshuro aza kugongana gute n'ibyo bintu bashe ko wabitsinda. Dore ahantu hari ikibazo rero hanakomeye. Odegaard aricara nk'abandi bakapitene ba Arsenal, ngo ndavuga Vamari n'abandi barimo ba Pomatasaka, kuko na Mikel Arteta ubwe ari kapiteni yaricaye muri Arsenal, tubyibuke. N'abakosiyeri ne baricaye. Arsenal ako kantu sinzi igikagira. Iyi equipe isa nkaho irimo iraguka, twisanga kapiteni abagitamba, ariko akenshi bikajyana n'uri gukina mu mwanya we. Sasa nkibaza Eberishi Ezeo muri icyo gihe Odegaard yaravunitse, twese tube sinsi ya NDP7 mu gihe Odegaard yaravunitse Eze arimo arakina, yakoze ibishoboka byose bifungira amayira Odegaard gusubira mu kibuga. Yego, njyewe ndabyemeza. Nanjye niko Shafara byemeza cyane, sibyo? Odegaard mu myaka 5 yamaranye na Mikel Arteta, sibyo? Turemera ko ari Riyoto nawe yizera, nibyo rwose nawe yarabikoze, nibyo rwose nawe afite ibyo yamukoreye bitanga icyo cyubahiro. byanatumye nyine ahabwa iyo armband. Ahantu murumva ikintu kigiye kubamo, bivuze ko bigiye gutuma Mikel Arteta birenga tactique bikajya no mu kintu cyo kuba yashimisha individi, gusaranganya iminota, sibyo? Kugerageza kubaha icyo cyubahiro agomba bamwe barimo abo ba kapiteni, sibyo? Buriya akayagarutse agasanga Yokeres ameze neza, nta rubanza yapfa gushora, kuko umwanya yakinagaho tumaze imyaka 6 tuvuga Arsenal rwo umwataka, sibyo? Nujya kureba kuri ba Madueke ashobora gusanga Trossard muri forma agaceceka ikibazo cye, ariko mu by'ukuri igiye kureba kuri Eze na Odegaard hari uburyo abantu bari bakeneye Eze mwinjira rya Arsenal n'igihe yatangiye akinishwa ku ruhande ahengetswe, abantu batimukiye kuri nimero 10. Aho ngaho kuri Mikel Arteta mbona ni ikibazo cy'igihe kizaduhereza ibisubizo, ariko kubganye nanjye sofa nahitamo yuko ubona Eze uri in form, wamaze kugirana ubwumvane na bagenzi be, kandi uri dynamique kurusha Odegaard sofa, unakugaragariza yuko ubuzima bwe buri kumukundira yuko yakwanshe nicyo gihe. Ahubwo nkabona Odegaard none ufatiye sezo cyangwa se iki gice cya mbere cya sezo nk'igihe cyo kurekipera, ahubwo bikaba nka kwa kundi Pep Guardiola ajya yifashisha abakinnyi be akagira waruhutsa muri fazare tour akamudeployinga, bijyanye nuko urugamba aho rugeze rukeneye iyo maturité, rukeneye uwo muyobozi, rukeneye kuba none umuntu uri physical fresh. Mbona ko iyi fazare cyaba ari igihe cya Odegaard uko mbyumva cyo kuba yafata igihe cyo kurekipera ya myaka yamaze arwana ku mwanya atagiraho umusimbura. None Eze nawe akanshe none Eze akazakorwa mu kibuga no kuba imibare itari kumuvugira, no kuba ubwo bwuzuzanye muri equipe wenda rezita ziri kubura cyangwa performance ziri extra large, ko sinekereza ko banganyije umukino ukurikiraho na Spurs bakanganya na Chelsea cyangwa bakabona rezita negative, Arteta yaba ari force gukora impinduka. Ariko mu gihe rezita zaba ziri swift, simbona Mikel Arteta iyi 11 yari afite same apply kuri
Leandro Trossard uwagaruka wese avuye mu mvune aba bakinnyi bareke muri groupe babanze bahige iyo momentum bakomeze muri uwo mujyi bari barimo clean sheets zabonekaga ibitego byabonekaga noneho turebe uzava mu kibuga bijyanye na performance z'umukinnyi kuko nizo zimukura mu kibuga. Aha turacyari kuri Arsenal. Hanyuma mu ikipe Arsenal hari umukinnyi yitwa LEWIS-SKELLY. Uyu mukinnyi akina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. LEWIS-SKELLY yagize gutya yongererwa amasezerano muri Arsenal ngo ni long term contract, birumvikana nk'umwana muto yabazamuye abantu bose bati byari bikwiye. Ariko none bihurirana nuko season yashize Arsenal yari yazanye witwa Ricardo Calafiori. Ricardo Calafiori agenda buri umwanya ariko Arsenal ahantu yubakiye defense y'igishyitsi itanyeganyezwa cyane. Iyo defense barayubatse bakinisha abakinnyi bane bose bifitemo ubushobozi bwo gukina nk'aba center back. Ubwo ndavuga witwa Julien Timba, ndavuga Saliba, ndavuga MAGLHAES na Ricardo Calafiori. Abakinnyi baba bane. ARTETA ashima iyo defense aravuga ati oya uyu mwana ntanyobye yajyaga akora n'amakosa tugaterwa amapenalty cyangwa n'amakarita y'umutuku akayabona. None LEWIS-SKELLY andi makipe muri Premier League ari kuraranganya amaso akabona umwana nta mwanya ari kubona muri Arsenal. Aka kanya ari kwifuzwa n'amakipe atandukanye muri Premier League. NDP7 uyu mwana muto uherutse kongera amasezerano muri Arsenal byashoboka ko Arsenal yamutakaza mu gihe cyavuba nko muri sama. Guhita ubibonera igisubizo ntabwo nahita nemeza ngo ni gutya, ariko ikigaragara cyo ku bwa Arsenal yo ntabwo yakamutakaje kuko uyu mwana nta yindi kipe azi usibye ikipe ya Arsenal. Afite imyaka 19 kugeza aka kanya, ni n'umujyi Arsenal irimo yo kuzamura abana bakiri bato kugira ngo itazajyeho rijya ku isoko igiye kugura abakinnyi. Kuko twarabibonye ikipe ya Arsenal ijya ku isoko ijya kugura umwataka, ibyo nabyo ni ibintu buri abashoreyemo amafaranga bagura abana bakiri bato kugira ngo bavuge bati ntituzahora tujya ku isoko tuvuga ngo buri mwanya dukeneye wose turajya ku isoko tuguraho umukinnyi. Turabibona bazamuye Ethan Nwaneri, Max Doman ari kuza, LEWIS-SKELLY yarazamutse, Babukayo Saka bazamutse mu myaka yashize. Bigaragara ko ikipe ya Arsenal icyo kintu cyo kuzamura abana bakiri bato bigifitemo gahunda. Kugeza aka kanya LEWIS-SKELLY sezishize yatwaye koko nibyo, ariko nitwibagize ko ekipe Arsenal yari yaguze uyu mukinnyi Ricardo Calafiori nta yindi ntego bari bafite, niyo kuvuga ngo ni umwana w'imyaka 19 nyine turi gukina Champions League, turi gukina champion, turi kurwana champion. Ese uyu mwana azakina imikino 38 ya champion ajye gukina Champions League? Tubona imikino yamaze kwiyongera, wakinye League Phase ukajya muri kimwe cy'umunani ukagera kimwe cya kane ukagera kimwe cya kabiri, byaba na ngombwa ukagera kuri finale. Barareba baravuga bati aho ngaho biragoye. Icyo rero mbona Ricardo Calafiori kugeza aka kanya biragaragara ko yamaze kugaruka muri bya bihe byatumye bamwifuza. Ko yakinye muri Bologna ajya muri equipe nationale y'Ubutaliyani itwara neza cyane muri Euro, equipe Arsenal iramuzana. Mu kumuzana ibyo bibazo by'imvuna arabigira koko sezo ya mbere ntiyagenda neza, ariko sezo ya kabiri urabona ko ari gukina ibyo ARTETA ashaka. Ni wa mukinnyi wakina kuri gatatu ariko akaba yanazamuka mu gihe bari gupossessinga baro bafite umupira akaba yajya hagati mu kibuga agafasha. Tujya tubona ibitego atsinda, yatsinze banafungura champion bakina n'ikipe ya Man U. Kuvanga icyo kintu yamaze kucyuma. Kubigendanye no kuvuga ngo rero ngo barekuye LEWIS-SKELLY, simbona Arsenal yifuza kumurekura kuko kumwongerera amasezerano baravuga bati nibyo dufite Ricardo Calafiori. None se kuki bari bafite uwo bita Alexander Zichenko bagahita bamurekura? Bari birengagije ko LEWIS-SKELLY bamutiza bakagumana Zichenko. Angaga tubona ko byibura kugeza kanya ikipe ya Arsenal iravuga iti tuhafite abakinnyi babiri, ni Ricardo Calafiori ni LEWIS-SKELLY. Bakavuga bati Ricardo Calafiori wenda umwe ashobora gutwara iyo championa akaba yakina muri championa, akaba yajya no gukina Champions League, ariko ntituzamukinisha muri Carabao Cup. Uwo mukinnyi azajya kuruka dufata undi mwana hakina. Ngiye kubganye mbona ikipe ya Arsenal bijyanye n'ibyo iri kubaka, kuko ubona ari ikipe ya Arsenal yubatse projet abafana ba Arsenal ntibahita babona umusaruro w'iyo projet, ariko projet Arsenal yubatse kuva bari kumwe na Edu Gaspar ubona ko aka kanya nubwo itaraba successful ngo bagire icyo batwara, ariko ubona ko projet yabo iri kugenda iba successful mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyambere barubaka ikipe nyine ihangana. Kugeza aka kanya umufana wa Arsenal ntabwo agishimishwa no kuvuga ngo yatsinze, ahubwo aravuga ngo igikombe cya champion. Kuko mbere baravugaga bati
ngo natsinze ngo nzabona ngo big 4 wabona umufana wa Arsenal yabona big 4 akabyishimira ariko ubu ngubu ntabwo umufana wa Arsenal arajwe inshinga no kuvuga ngo subu nzabona big 4 oya ahubwo aravuga ngo nzabona igikombe cya shampiyona. Rero kugira ibyo bintu bamaze kubyubaka bigaragaza ko bari kurwanira icyo gikombe, ariko kurwanira icyo gikombe aravuga bati nibyo dufite abo bakinnyi, ariko se turasubira ku isoko tugura undi mukinnyi ko dutakaje amafaranga uku nguku. Birasaba ko bajya mu bana bakiri bato bakazamura. Nimba tuvuga ngo LEWIS-SKELLY yatangiye kubona call up muri equipe nationale y'Ubwongereza ku myaka 19 akaba ari gukina muri equipe ya Arsenal nkuru, ahantu hose baba bari kumwe, akaba yaza kunganira uwo mukinnyi wavunitse cyangwa se nawe akaba yabanza mu kibuga bijyanye na game wagiye gukina. Nicyo mbona ko Arsenal idafite gahunda yo kuba yamutakaza, kandi hari n'ukuntu aba bakinnyi bakuriye muri aya makipe bigorana kugira ngo asohoke, ko warabonye ko Trent Alexander-Arnold wakuriye muri equipe ya Liverpool yamugize uwari we kugira ngo asohoke muri equipe ya Liverpool wabonye icyo byasabye. No muri equipe ya Arsenal rero baravuga bati bafite n'ibintu bashyira ku meza baganira na LEWIS-SKELLY. Reba Bukayo Saka yakuriye hano kandi nawaza umupira n'umukinnyi mwiza mu Bwongereza bamugenderaho, nta gikombe twari twatwara, kuki se we yemeye kuguma ahangaha? We kubera icyo utaguma ahangaha ngo babarane n'abandi mu minsi iri imbere ko nawe uzatsarura amatunda? Mbona ko biragoye cyane kuba yasohoka. Nibyo amakipe yamwifuza ariko biragoye ko kuba yasohoka, kandi Arsenal hari ikintu yamaze kubaka ku makipe ku mugabane Burayi ko bigoye kuyikuramo umukinnyi yo igikeneye, yamaze kucyubaka icyo kintu. Nimba William Saliba yarifujwe na zari yari byavuzweho, ariko William Saliba we ubwo akaza akavuga ati nge sinifuza gusoka muri equipe ya Arsenal ntaragira icyo ntwarana nayo. Ibyo bigaragaza ko hari ikintu hamaze kubaka muri Arsenal. Bukayo Saka byarashoka ko yasoka birangira gumyemo. Leandro Trossard twumvishe inkuru zivuga ko yasoka birangiye n'ubundi nawe akiri muri equipe ya Arsenal. Biragoye ko rero abo bakinnyi bagumamo ngo uyu mwana bari ujya kugenda kandi nta yindi kipe azi mu buzima bwe ari equipe ya Arsenal, kandi uko yakuze ayibona ubu ngubu uri kuba nziza kurusha uko yakuze ayibona. So ni ikipe ya Arsenal turiho ugana ku ikipe yitwa Arsenal, uwitwa LEWIS-SKELLY, umutoza witwa Thomas Tuchel. Thomas Tuchel yagize gutya aravuga ati uyu mwana niba koko akeneye gukomeza guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, akeneye kuzajya abona iminota muri club akinamo, kuko njyewe ntabwo nzajya mpamagara umuntu gutyo gusa nta hantu namubonye akina. Ntabwo nzamamagara umuntu bitandukanye. Tuchel bari ku bibuga ati bitandukanye na bya bintu bibi naha ugasanga ikipe yamagawe nta mikino ihari cyangwa bakavuga batura muntu izina rye rirazwi. Izina rye rirazwi hose. So uwitwa Thomas Tuchel ngo iki ugasanga nyine wenda nimba umuntu yarahamagawe wenda nka 2015 cyangwa 2016 kubera ko nyine yakinnye icyo gihe ngo nyine bikamuhesha kongera guhamagarwa, ngo kandi ngo nta kipe yari afite ngo ariko yahamagawe, ngo kandi ngo ntiyaherukaga gukina ngo ariko yahamagawe, ngo imyaka 3 yari ishize ngo adaheruka mu ikipe y'igihugu. Ibintu ni umupira cyangwa twigire kwa Tuchel. Umutoza Thomas Tuchel ati avuga kuri LEWIS-SKELLY ati Miles was a very good teammate and he played for us in the last camp in the World Cup qualifier in Riga. So was Ruben Loftus-Cheek, so was Morgan Gibbs-White. LEWIS-SKELLY yari umukinnyi mwiza ari kumwe na bagenzi be, kandi n'ubushize ubwo twaheruka guhamagara yari ari kumwe natwe kandi yitwaye neza, yanakinnye neza. Rero ni nako byagenze kuri Ruben Loftus-Cheek ndetse na Morgan Gibbs-White, nabo bari bameze neza icyo gihe. Ubwo aravuga kuri international break yeruka bakina na Latvia mu mujyi wa Riga. Ugavuze ku batahamagawe. But I said the last time there is a component to it, and that is about competition and performance, and the door is always open for guys who perform on a high level regularly. Ariko naranabivuze ubushize yuko ibijyanye no kuba umuntu yahamagarwa hari ibijyana nabyo. Ugomba kuba uri guhangana, uri gukina, uri no guhatana ku rwego ruhambaye kandi ukozaho. Miles, Ruben and Morgan got out performed by O'Reilly, Alex Scott and Jude Bellingham in their positions. LEWIS-SKELLY, Ruben Loftus-Cheek ndetse na Morgan Gibbs-White bose barushijwe na Nico O'Reilly, Alex Scott, Jude Bellingham mu myanya bakinamo. Miles simply needs more starts, more minutes. LEWIS-SKELLY akeneye byibuze kujya abanzamo imikino ndetse no gukina iminota myinshi. Now came a time when O'Reilly had so many starts in that position, so he is slightly ahead for this camp. Rero igihe cyarageze niko O'Reilly abanzamo imikino myinshi muri uriya mwanya, rero bitabigaragaza impamvu ari uri imbere
muri iki gihe twahamagaye ikipe y'igihugu. aha so abantu babyumve icyo ndi kwibaza rero. NDP7 yaramaze komoza kuri LEWIS-SKELLY ati biragoye ko Arsenal ubwayo yamurekura, afite amasezerano azageza 2030. yayasinye muri 2025 asinya amasezerano y'imyaka 5. so Van Shafi ndibaza umukinnyi no nakomeje kubura umwanya muri club, ni umwana muto afite imyaka 19, ariko se ntijya mupushinga ngo asohoke ajya gushaka abona umwanya. hari amakipe ari kumwifuza, arimo za Everton, arimo za Nottingham, arimo za Fulham, zimwifuza mu kwezi kwa mbere nk'inizanyo. ntibyamupushingira gusohoka muri Arsenal akajya gushakamo minutes. icyari cyo kuri LEWIS-SKELLY cya mbere no kubanza tukanatekereza kuri cya kintu twavuga cya ARTETA. iyi ni pressure equipe y'igihugu cyangwa se umutoza yabatangiye gushyira ku mutoza wa club. akenshi ku mutoza utoza ikipe nk'ingi ya Arsenal avuga ati harimo umwongereza ushobora kuba yakenerwa no mu gikombe cy'isi. n'andi ARTETA tukavuga ngo tuzamurebera, ashobora kuza kwivangira agahita avuga ati LEWIS-SKELLY reka mushakire umwanya, ugasanga bibaye ikibazo. igihari rero nekereza ko uwitwa Thomas Tuchel nawe arabizi neza, yabaye mu ekipe atwara ibikombe, yabaye mu ikipe ya Chelsea the Blues. ntabwo ikipe itwara ibikombe uza kuyitegeka umuntu ikinisha, cyane cyane nk'uyu nguyu umwana ukiri muto. nibyo ni umuhanga LEWIS-SKELLY yamaze kubyerekana ko ikipe nka Arsenal ntiyafata icyemezo cyo kuguha amasezerano yo kongera amasezerano n'umukinnyi mubi. ibyo byo ntabwo bikunda. wamaze kuba wisanga muri equipe nationale nkuru y'Abongereza, watangiye gukina match, hari experience yatangiye kugira. ariko nanone witwa Tuchel nagende gahoro ku kigendanye rero n'ikivuga ko wenda byaza gutuma LEWIS-SKELLY ajya gushaka umwanya handi akina. ugiye kureba ukareba cyangwa se Cedro NDP7 mukaranga ikipe ya Arsenal, kavuga muti se uyu LEWIS-SKELLY nubwo gukenerwa umwanya wo gukina ari byo ari ingenzi nk'uko na Thomas Tuchel abigarukaho, ariko se Arsenal ninde muntu ifite wo mu left back ukabanza ukareba ugasanga ni Ricardo Calafiori. tukareba ikigendanye n'ubuzima bwa Ricardo Calafiori. uyu mwaka nibwo atangiye gutangaza abantu ko akize, yamaze kutwereka ko ashobora kuba yagukinira match 5 ariko zikagera ku 10 adahari izindi 10. LEWIS-SKELLY nabwo twatangiye kumumenya ko yari umusigire mwiza, navuga bati si uyu mwana birashoboka ko yakina ahantu, ariko biza kurangira yitwaye neza na equipe nationale, ibona ko ari impano ishobora kuzamurwa. urugero la season yakinnye match 39 abanzamo 24. yego igihari rero kuri ARTETA ndetse n'uyu muvandimwe LEWIS-SKELLY njye mbona ikiza kuri we uko yafata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye ahandi gukina. ko twagiye tubona abakinnyi benshi bagiye bafata ingero akavuga ngo mvuye aha ngiye gukina, yagera aho agiye gukina naho bikanga akicara. ariko muri equipe nationale, muri equipe ya Arsenal, uwitwa ARTETA yamaze kumwereka ko igihe Ricardo Calafiori adahari niwe muntu agomba guhita akoresha, nta kindi kintu ari buze guhengeka. niyo mpamvu yafashe icyemezo akarekura abarimo umuvandimwe Alexander Zinchenko, akarekura Tierney. igihari rero kiba kivuze iki, niho muntu wundi nyuma ya Ricardo Calafiori ndi bugendereho. kandi apari y'ibyo ngibyo turebe uyu munsi twahoze tugaruka ukuntu turi kuri match ya 11 ya saison muri Premier League. si ibyo gusa, dufite match equipe ya Arsenal ifite UEFA Champions League. hari imikino ya international breaks nayo turimo y'ibihugu bari gushaka amakarifikasiyo. uyu Ricardo Calafiori nayo muri equipe y'igihugu aragenda agakina. nta garanti y'uko uyu mukinnyi witwa Ricardo Calafiori tuzi ku mvune ze ari buze kumara indi mikino 10 ahari. kandi noneho hari ukuntu wenda umukinnyi avunika bitandukanye bura na Gabriel Magalhaes n'abamvu mu ikipe ya Arsenal indi level, hari ukuntu uvunika ariko Cedro ntumare y'igihe. donc nka kuri Lionel Messi yavunikaga ni iminsi 5-7 nagarutse. uwitwa rero Ricardo Calafiori yamaze kutwereka ko ashobora kuvunika n'amezi 2-3 akaba yashira. icyo gihe rero ku mukinnyi nka LEWIS-SKELLY umera nkaho ukina nk'icyo nagereranya nko gukina n'igiceri. uzaho ngaho impungenge mfite ko twabonye kuri match zaho ARTETA ashaka gukora rotation, adashaka kwitandukanya n'ikintu cyo kugira aba center back 3 mu kibuga. byaba na byiza na Timba yaba hari bakaba center back bangahe 4. ariko ugiye kureba background ya Timba muri equipe ya Ajax bimwemera kuba mu right back, bijyanye n'uburyo yakinagamo nk'ino profile Gerard hato nawe yakinaga hagati akagakina no ku ruhande. Timba same story nawe niko byari bimeze. ariko nujya kureba muri iyi minsi ARTETA na ya minota yagahaye LEWIS-SKELLY ari kwihereza Piero Hincapié. twarabonye muri Champions League kuri match ya Slavia Praha
iriya match twese twari twitezemo ko mu gusimbura Karafiori hakina nde ariko nanone arame dore ikintu gihari uyu munsi Arteta arabireba ariko ibyo nawe bishyira mu mibare akavuga ati nibyo iyi match nibyo uwitwa LEWIS-SKELLY nakamukeneye ariko agatekereza ibintu byinshi birenze iyo match agatekereza akavuga ati ese LEWIS-SKELLY ko namaze kumubona nibura yanyiniye seza imikino myinshi umaze kugarukaho hari ukuntu mu maguru ye bigendanye n'imyitozo na pre-season twakoze ekipa yisangamo kuki ntafata risk uyu munsi nkoresha undi mukinnyi mushya nibura nawe ajye kuri moment ya mu ekipe tuzamukane mu mitekerereze ikintu uvuze ni very key point ariko dore impungenge ngira kuri LEWIS-SKELLY nyine twarabonye akenshi yari mu kibuga ni umukinnyi uryoherwa cyane no gukina asatira solidarite y'inyuma na solidity bihita bituma akora amakosa iyo agarutse inyuma akora amakosa cyane twagiye tubona ko sofa nka la season yabonye amakarita 6 y'umuhondo this season already muri match nyabanjemo amakarita bayabiri sibyo yarabonye n'amakarita y'imituku sibyo ndibukamo match ya Everton pe bimwe mu bintu yabonye amakarita 2 y'imituku yego bimwe mu bintu Mikel Arteta rero atifuza mbere na mbere kuri defense ye ni cyagiye cyo gusiga ama espace inyuma adversaire ya profita ikindi ni defense ikora amakosa make ko bimwe mu bintu bitumye Arsenal iterwa n'amashoti make sofa muri Premier League ku mukino ni equipe iri kwa Virginga shots conceded nyeya nuko mbere na mbere afite abantu baba defense bose n'aba defense iri ari inye y'inyuma yose na Liberté ahereza Karafiori igarukya kuri nimero 6 agakina nande na Zubimendi nk'umu inverted left back ariko LEWIS-SKELLY ni umuntu ukina nk'aba Andrew Robertson araryoherwa aragenda agaheza uruhande akagaruka agatera cross akenshi akagaruka inyuma bisaba Gabriel Magalhaes guta umurongo wajya kumuvura nkambona kuri LEWIS-SKELLY mbere na mbere umwanzi we wa mbere wenda narakomoza ku kijyanye no kumutiza no kujya gute umwanzi we wa mbere sofa mu mikino Mikel Arteta ari guhitamo nekeza ko ni na advisory role ya Gabriel Hens kaza tereka tubanze dushaka abantu bari defensive oriented beza mu kugarira ko dufite abakinnyi benshi baba tekinisi imbere bajye birwariza ko twa dufite mu left back ufite inshingano zo gushaka kuzamuka agenda agaruka nibyo ibyo nabyo nibyo n'indi po ariko none anani hari ikintu kimwe tugomba kwemera tuvuge umukinnyi ufite amakosa mu bigendanye no kudefanda akaba yagukoresha amakarita menshi ariko nibura ubizi neza ko ari mwiza offensively kuko mu ntangiriro nicyo kintu cya mbere kigora abakinnyi benshi bafite karite yo kwataka ingingo wazanye iraryoshye ndakomeza nguce mwiza yego ubona iza rya Eberich Eze Arsenal bukeneye yuko aba fullback ba participa mu bikorwa byo kwataka byimazeyo ibyo ni kimwe bashobora kudakenerwa ariko noneho wibuke ko na Arteta nawe ukunda gakondo ye rega Eberich Eze turi kuvuga ntabwo yabaye galante mu ikipe ya Arsenal ko agiye kumukoresha paka kugeza sezirangiye uyu munsi Martin Odegaard turi kuvuga ko yagarutse Kai Havertz yagarutse iyo system ishobora kuza guhinduka mu buryo bumwe overall icyabaho cyose muri LEWIS-SKELLY ntabwo mu ikipe ya Arsenal ribuze kwirengagizwa ko ari umukinnyi wamaze kwerekana icyo ashoboye wanakora igihe Ricardo Karafiori adahari aho ngaho niho Thomas Tuchel aziramo kuko yavuze stats na regularly niho rero ngiye kukwereka ibyo impamvu bidashoboka ni imwe Thomas Tuchel ni nko gutanga umugabo uvuga ngo ninyinisha Nick O'Reilly ntazagire uvuga ariko nanone twirengagiza ikintu kimwe Arteta ibyo ntabwo yabikora ko nyine Ricardo Karafiori akiri muzima biragoye kuri buze kubona uwitwa LEWIS-SKELLY yakibanjemo bigendanye na resulta nibyo Ricardo Karafiori ari gukina ubu tutabeshanye n'iyakibanzamo ariko nanone igihe afite ikibazo nanone Arteta aho ngaho aratakubwira ati umukinnyi se namurekura hari byinshi ari buze kumfata ikigendanye n'icyo kintu cy'amakarita rero kugira ngo umukinnyi umukore ukiri muto umwereke uburyo ki offensively nibyo urayikeneye namutoza mani ubaho udakeneye mu left back cyangwa mu right back ukora offensively cyane ariko nanone rero kubigendanye no kudefanda amakosa batangira bose bibabaho n'abaturage Alexander batangiye bayabona even abandi Robertson bakibitangira ibyo bintu byarabavuniye ariko none kubimwereka rero ni iki niyo match aruvuze yo guhitashiramo ikampe ni message yo kumbwira ngo LEWIS uri mwiza nibyo urabitweretse ariko hari ikindi ngushakamo cyitwa kutabona amakarita icyo gero nicyo cyiza cyo kwiga mu Mwongereza ukiri muto kugira ngo atangire icyo kintu gitekerezeho ikintu uvuze cyo nicyo LEWIS-SKELLY cyari mu gihe cyo kugira gute cyo kwiga ibyo byo ni lazima ariko dore situation ukuntu nyegereranye ni nkuko Liverpool Arne Slot agitekereza kuzana nimero 10 nka Florian Wirtz yumva katagikeneye creativity yande ya Trent Alexander-Arnold sibyo wa muntu uri butanga amapase ku bakina basatira rero kuri LEWIS-SKELLY
dore akantu kagiye kuntera impungenge njye ku giti cyanjye Mikel Arteta uburyo arimo arakina muri iyi minsi ari kwizera yuko Zubimeni na Declan Rice na Eze aribo bakinnyi baremera uburyo bakina basatira Karafiri igishoboka ni ukuzagahagarara kuri centre yegeranye n'umwe muri bo Rice cyangwa se Zubimeni bagakora double pivot bakakora icyo bita race defense bamugarira iyo ugiye kureba kuri LEWIS-SKELLY ari invating ariko wakina nka Zichenko wakina ajya imbere mbona mbere na mbere umwanzi wa LEWIS-SKELLY nuko imikino ya Arsenal ari gukina nonaha nuko atari we mukinnyi uri perfect muri yo niyo mpamvu tuzabona n'imikino myinshi akenshi tuzatubona ubita hinkapi ari uhabwa iminota yo kugira kure muri ubwo buryo bw'imikinire mbona rero ku giti cyanjye LEWIS-SKELLY amatunda agiye gusarurwa muri ekipi ya Arsenal urahitamo kujya gutizwa muri Everton cyangwa Nottingham Forest cyangwa urahaguma ubibare nk'igitambo ku gikombe cy'isi na Thomas Tuchel cyane ko tutirengagize ko na Nico O'Reilly Ryan ayitunura aramutegereje ntago azaba ari rijura bivuze ko uyu ni umwanya uzahanganirwa n'aba backup neza ariyo mpamvu cyagiye nigeze kuvuga rukusho urakoze se so ngibyo rero ubwo ni muri Arsenal twagarukagaho tureba kuri uyu mukinnyi LEWIS-SKELLY so mu kanya gato tugiye kuza nyuma yo gutumikira badutumye twerekeze no mu yandi ma equipe na yahe turacyabafite amakuru menshi cyane iracyari